nongeye kubasuhuza nkomeza no kubifuriza gukomeza kugira ibihe byiza mu nshuti zacu mudahema gutwera ko muri kumwe tumigano byacu bya munsi amakuru ndetse n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye tubagezaho tuyitariki 20 Gashyantare mu mwaka wa 2025. Amakuru yo ni menshi, hari ibyagiye bitangazwa mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Umakuru dufite kuri uyu wa 21 Gashyantare kwezi nyine n'ukwa kabiri turi mu mwaka wa 2025, imisi yo ikomeje kwicuma. Amakuru yo tuzanye ni menshi gusa nk'iby'umwihariko abayibanda kuri politike ku bijyanye n'intambara cyane iri kwibanda cyangwa se iri kubera mu gihugu cya DRC, ubwo ni Democratic Republic of Congo. Hari kubera nyine imirwano ihanganishije ingabo za leta FARDC ndetse n'umutwe w'inyeshyamba M23. Amakuru yo ni menshi rwose, ni menshi birumvikana kuko uru rugamba cyangwa se iyi ntambara ihanganishije izo mande zombi imaze kuvuga haruguru, yo wavuga ko imaze gufata indi ntera cyangwa se yavuye ku rwego rumwe ijya ku rundi. Ni byinshi birumvikana gusa nyine tugiye kuza tubinyuremo turebe ibiri kuvugwa. Ese imiryango igiye itandukanye yagiye ivuga ibiki? Ese kugeza izi saha urugamba rumeze rute cyangwa se bihagaze bite, kugira ngo ubashe kumenya amakuru nyine y'uru rugamba aho rugeze nuko bimeze muri rusange. Muhaye ikaze, mboneraho kandi no kugushimira rwose wakomeje kubana natwe, wowe udahema gutwara ko buri kumwe twibwira byacu bya rwose rwose amakuru ndetse n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye tukugezaho uri w'ingenzi kuri twe. Komeza rwose ugira ibihe byiza, Imana ikomeze ibane nawe. Mu makuru dutangiranye ni intambara n'ubundi rwose iri kubera mu burasirazuba bwa Congo, ubwo ni DRC. Ni intambara imaze gufata indi ntera cyangwa se imaze kugira izindi mbaraga. Ni intambara nyuma yaho M23 cyangwa se inyeshyamba nyine za M23 zimaze gufata umujyi wa Goma, zawufashe tariki 27 kwezi kwa mbere mu uyu mwaka turimo, ubwo zafataga umujyi wa Goma. Ibintu byadogeyeho rwose, ubona ko ikintu kijyanye n'amahoro noneho kibuze neza. Imiryango igiye itandukanye y'ibihugu by'Uburayi igira ikivuga, ndetse n'ibihugu ku giti cyabyo ubwabyo bigira icyo bigenda bivuga kwinambara. Gusa nyine ibyo ngibyo bavuga ko byahereye mu magambo kuko nta cyakozwe kugira ngo iyi ntambara ihagarare, ahubwo M23 yakomeze kuavanza, ari nako yigira imbere imanuka mu majyepfo ya Kivu, ubwo yageraga mu mujyi wa Bukavu, ikaza no kufata tariki 16 ukwezi kwa kabiri muri uyu mwaka turimo. N'ubundi ibintu n'ubundi uko ubona ko n'ubundi muri rusange ikiriho ni intambara, kuko mu bijyanye n'ibiganiro ubona ko rwose nta kiri kugenda gikorwa kugira ngo babashe kumvikana mu bijyanye n'intambara ibashe guhagarara. Gusa nyine imiryango igiye itandukanye yaba yo muri Afurika, iyo hanze ya Afurika igenda igira icyo ivuga. Twibanze nko ku muryango w'abibumbye, ubwo ndavuga Loni, ni umuryango nyine w'abibumbye, aho rwose utangaza cyangwa se wagize ibyo utangaza kuri rugamba ndetse cyangwa se kwinambara ihanganishije impande zo mvuga ndavuga M23 ndetse n'ingabo za leta FARDC. Uru rugamba uyu muryango w'abibumbye Loni wagize icyo uvuga. Mu byo wagiye utangaza wavuze ko rwose iyi ntambara ihangayikishije isi muri rusange, ndetse nimba koko ngo nta n'igikozwe iyi ntambara ishobora guteza ibyago akarere, kuko ishobora gufata cyangwa se ishobora kwadukira ikaba intambara y'akarere muri rusange, kandi ikomeje kugenda ihutaza ubuzima bw'abasivire. Ugasanga rwose abasivire bari kugenda bahazaharira cyangwa se bahaburira ubuzima
ndetse banakorerwa ihohoterwa rigiye ritandukanye, kuko uyu muryango wabibumbye cyangwa se Loni watangaje cyangwa se uherutse gushinza inyeshyamba za M23 yuko mu kuza gufata umujyi wa Bukavu tariki 16 habereyemo ibikorwa by'ihohoterwa cyangwa se ibikorwa by'ihohoterwa niko umuntu yavuga, kuko bashinza uyu mutwe w'inyeshyamba M23 mu guhohotera abana batonya. Ngo mwiri fatwa ry'umujyi wa Bukavu tariki 16 kwezi kwa kabiri ngo habaye yicwa ry'abana batonya. Abana batonya barishwe kandi ngo baza kwicwa nyine n'inyeshyamba za M23. Uyu muryango wabibumbye Loni rwose wagiye ubishyira ahagaragara ubwo ushinza izi nyeshyamba za M23 guhohotera abasivire muri rusange. Ni ibirego byinshi uyu muryango ugenda uvuga cyangwa se ugenda ushyira cyane cyane ku uyu mutwe w'inyeshyamba M23, kuko ubona ko ibyo ugenda utangaza ugenda unasaba ko uyu mutwe nibura washyira ibikoresho hasi kugira ngo haboneke amahoro arambye, kuko na ubundi niba bikomeje gutya intambara rwose ishobora kwadukira ikaba intambara y'akarere. Uyu muryango wabibumbye wagiye unagaragaza yuko hari abagiye bihisha inyuma y'iyi ntambara, ubwo mu majwi nyine washyiragamo igihugu cy'u Rwanda yuko gishobora kuba kiri inyuma cyangwa se gifasha uyu mutwe w'inyeshyamba M23. Gusa igihugu cy'u Rwanda cyo kikabihakana kivuye inyuma kivuga ko naho gihuriye n'uyu mutwe w'abanyakongo M23. Bavuga ko rwose mu bijyanye n'imfashanyo nta mfashanyo bafasha uyu mutwe w'inyeshyamba, ahubwo nyine ari urwitwazo no kwihunza ibibazo bya DRC. Ikigaragara nuko n'ubundi inyeshyamba za M23 nyuma yo kwigarurira umujyi wa Bukavu tariki 16 kwezi kwa kabiri muri uyu mwaka turimo 2025 wagiye ufata imipaka igihuza n'u Rwanda na Kongo nyine DRC igiye itandukanye ya Kamanyoro n'indi mipaka igiye itandukanye, haba Rusizi ya mbere, Rusizi ya kabiri nayo igenda ifatwa n'ingabo za M23. Ibintu byo bikomeje kujya irudubi, kuko ibijyanye n'ibiganiro byo urabona ko nabiri kuba hano hafi. Ndagushimiye, komeza ugira ibihe byiza, Imana ikomeze bane nawe. Ciao ciao.